ndagira ngo namakuru yakomeje kugenda ababaza benshi bakomeje kugenda bumva iyi nkuru yakomeje kugenda ishengura imitima y'abatari bake. Pastor Antoine Rutayisire wakomeje kugenda ufasha abanyarwanda benshi kuri aka kanya. Inkuru itugeraho ni inkuru itari nziza itigeze ishimisha buri munyarwanda wese mu byukuri akimara kuba yakumva aya makuru yaje kuba atangazwa. Witwa Pastor Antoine Rutayisire akaba arembye cyane mu byukuri, ageze ahabi, akaba arwaye indwara mu byukuri yakomeje kugenda imurembye. Ndagira ngo benshi mwakomeje kugenda mubona nta kindi kiri kuvuga ku mbuga nkoranyambaga uretse amafoto n'amavideo ya Pastor Antoine Rutayisire wakomeje kugenda ucicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Ibinyamakuru byinshi byakomeje kugenda bimwandikaho inyandiko z'inkuru zakomeje kugenda zibika ubuzima bwe, ariko kuri aka kanya ndagira ngo ni benshi bakomeje kugenda mu byukuri bagaragaza agahinda n'amarangamutima kuri Pastor Antoine Rutayisire wakomeje kugenda ubabaza benshi. Ushobora kuba uri kwibaza uko bije kuba bigenda, ndagira ngo namakuru yakomeje kugenda atungura benshi, natwe twaje kuba dutungurwa gusa nkuko byakomeje kugenda bigaragazwa. Antoine Rutayisire amaze icyumweru kimwe mu byukuri arembeye mu bitaro bya Kanombe, nibyakomeje kugenda bitangazwa, ariko kandi n'amafoto n'amavideo yakomeje kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye yakomeza kugenda agaruka ku buzima bwa Pastor Antoine Rutayisire kuri aka kanya wakomeje kugenda ubabaza benshi. Benshi rero barakomeza kugenda bibaza impamvu uyu musaza mu byukuri yaje kuba aremba, ariko nyuma yaho bikaza kuba bigaragazwa hashize icyumweru gusa. Ndagira ngo ni ibanga ryari rikomeye cyane, ni ibintu byagaragajwe mu byukuri bikomeza kugera bitungura benshi, kugeza nubwo hari inshuti za hafi za Pastor Rutayisire Antoine mu byukuri zitari zizi ko uyu musaza arembye ageze habi. Ndagira ngo kuri aka kanya benshi bari kubika ubuzima bwe. Ndagira ngo nyine indwara z'umuyobera zikomeza kugenda zigaragazwa, urakomeza kugenda ubona isi turi kugiramo ni iminsi ya nyuma. Ndakomeza kugenda mbona benshi barakomeza kugenda bahura n'indwara z'umuyobera, urakomeza kugenda ubona byinshi bikomeza kugenda bigaragara, nyine ukabona ni ibintu bikomeza kugera bitera benshi ubwoba. Donc rero kuri aka kanya ndagira ngo mu byukuri ni inkuru yakomeje kugenda ibabaza benshi, by'umwihariko abakunzi ba Pastor Antoine Rutayisire. Reka mbabwire ngo mu musengere aho bigeze mu byukuri ibintu birakomeye, ibintu mu byukuri biri kuba biteye ubwoba kugeza kuri aka kanya. Navuga ko uramutse winjiye mu bitaro bya Kanombe cyangwa se n'ibindi bitaro byose by'igihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda, uraza gusanga abantu benshi barakomerewe, baragererewe, benshi barakomeza kugenda basaba n'urupfu ariko bakarubura bitewe n'ibibazo biri hanze. Ibibazo mu byukuri bikomeza kugenda bigaragazwa, ugasanga urwajije umuntu, wa muntu nawe urwaje mu byukuri arakomeza kugenda yiheba avuga uti niyo napfa ntabwo mu byukuri nababara, anasaba Imana ngo ize kuba yamucyura. Ugasanga rero ibikomeza kugenda bigaragara. Iyi minsi turimo ni iminsi ya nyuma, kubera ko ibikomeza kugenda bigaragazwa biteye ubwoba cyane. Nje nagerageje kwinjira muri ibitaro bya Kanombe, urasanga benshi mu bakomeje kugira mu byukuri baharwarira barakomeza kugenda basaba urupfu bavuga uti yaba twari dupfuye. Ariko rero ndagira ngo kuri aka kanya iyi nkuru turebe hamwe yakomeje kugenda itungura benshi. Reka nizere ko atari bwa mbere ugiye kuba mu byukuri ugera hano kuri Kigali Yesterday 250, nibwo bwa mbere wisanze hano kuri Kigali Yesterday 250, hita ukanda subscribe ubundi ufungure no kuri yonzegera kugira ngo ntuzajye ucikwa amakuru n'ibiganiro bya Yesterday 250 mu byukuri dukomeza kugenda tukugezaho umunsi ku munsi. Reka nguhereze ikaze. Imbuga nkoranyambaga nta kindi kiri kuvugwaho uretse amafoto n'amavideo y'umupasteri mu byukuri Antoine Rutayisire wakomeje kugenda ufasha benshi, yakomeje kugenda ababaza benshi, kubera ko mu byukuri barakomeza kugenda bibaza ikintu cyatuma uyu mupasteri Antoine Rutayisire aza kubarwara bigezanga. Ariko ubwo rero benshi bakibaza utirata nyine indwara ziri kugenda ziza n'amayobera. Kuri aka kanya rero uyu musaza amaze igihe kingana n'icyumweru kimwe kirengaho iminsi ibiri, ariko mu byukuri akaba yararwariye mu bitaro bya Kanombe cyangwa se n'ubundi niho akiri, kuko urakomeza kugenda ubona benshi barakomeza kugenda bibaza impamvu uyu mupasteri yasa kubarwara, kuko akorera Imana nta byaha na bike ushobora kumusangamo. Yego intungane bwira icumuye karindwi, ariko navuga ko mu byukuri Pastor Antoine Rutayisire imyaka 25 akorera Imana ni imyaka myinshi cyane, ni imyaka myinshi, kubera ko benshi bakomeje kugenda bavuga uti niki cyatuma mu byukuri Imana imuhemba kurwara, niki cyatuma Imana iza gutuma uyu mugabo mu byukuri agererwa n'indwara. Ubwo rero mu byukuri umudamu we nawe arakomeza kugenda kubita amavi hasi,
agasenga avuga uti Mana nkiriza umugabo kuko ntabwo mu by'ukuri umugabo wanjye yari uwo kurimbuka gutya. Indwara ikomeza kugenda imumunga ubuzima, akomeza kugenda aribwa n'ubuzima. Ni ikibazo gikomeye cyane kuko nanjye aka kanya tuvugana afite agahinda. Ni indwara nyine nuza kubireba uraza kubona ko mu by'ukuri Pastor Antoine Rutayisire atakagombye kuba arwara gutya. Ugasanga rero benshi barakomeza kugira bavuga uti uyu mugabo wakoreye Imana gutya ntabwo mu by'ukuri Imana yakamwituye kurwara, kubera ko uyu mugabo yakomeje kugenda akorera Imana, yakomeje kugenda akiza benshi, yakomeje kugenda yomora ibikomere ku mitima y'abatari bake mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Ubwo rero umugore we akimara kuhagera abakubise amavi hasi arasenga mu by'ukuri asaba Imana ko yamukiriza umugabo, bitewe nuko ngo umugabo we atari uwo kurimburwa n'ibirwara mu by'ukuri bya hato na hato. Ubwo rero benshi barakomeza kugenda basengera uyu musaza Pastor Antoine Rutayisire urware mu bitaro bya Kanombe. Kuri aka kanya ndavuga ko indwara arwaye nubwo yagizwe ibanga, ariko nubireba mu by'ukuri iri kumumundwa ubuzima. Tekereza kurwara indwara ikagenda ikumunga ubuzima gake gake, ni ikintu ubona ko mu by'ukuri gikomeza kugenda kibabaza benshi mu bakomeje kugenda bizera bakanakurikira uyu mugabo Pastor Antoine Rutayisire. Ndetse n'aka kanya urabona ko benshi aya makuru akimara kubageraho bari gukomeza kugenda bibaza ese Pastor Antoine Rutayisire niki cyatuma aza kurwara indwara z'abuyobera nk'izi ngizi. Benshi bagakomeza kugenda batokesha uti katikaje inara Yesu Mana ishobora byose, Mana mu by'ukuri wakomeje kugenda ufasha benshi, dufashe unafashe uyu musaza wakomeje kugenda ugukorera. Nk'uko rero byakomeje kugenda bitangazwa n'abayobozi b'ibitaro bya Kanombe, barakomeza kugenda bagaragaza ko Pastor Antoine Rutayisire agomba kuba yakurizwa indege akaba yajyanwa mu by'ukuri kuba yavurirwa mu gihugu cy'Ubuhinde, bitewe nuko indwara arwaye ni indwara mu by'ukuri iteye ubwoba cyane. Ni indwara yakomeje kugenda ibabaza benshi kugeza kuri aka kanya abakristo bose bikoreye amaboko bavuga uti Mana dukirize umupasteri, Mana mu by'ukuri dufashe udufashirize uyu mupasteri wacu wakomeje kugenda utwomora imitima ndetse kandi akaradufasha mu by'ukuri dukakizwa tukakugandukira, nawe wimuhemba kujyanwa mu by'ukuri kure. Ahubwo turasenze mu izina rya Yesu Kristo rifite imbaraga, duhambirije abadayimoni nyatsi zose dukujeho ku buzima bwe, ibitavuga Imana ku buzima bwa Pastor Antoine Rutayisire. Kwa kanya mu by'ukuri yatangiye kuba yanabikwa ubuzima bwe, kuko benshi barakomeza kugenda bavuga uti Pastor Antoine Rutayisire niki koko Mana cyatuma umuhemba kurwara gutya, niki cyatuma umuhemba gupfa kenyutse, kubera ko mu by'ukuri navuga ko ari ugukinika kuko ni umusaza ukomeza kugera mu by'ukuri ugaragara ko gikomeye, ni umusaza ugifite byinshi byo gukora ku isi. Mana nyagasani, nanjye mu by'ukuri nshyize ikiganza n'akaboko kanjye hejuru, fasha uyu musaza mu by'ukuri unadufasha, kuko afite icyamariye sosiyete nyarwanda, kuko yakomeje kugenda atuma mu by'ukuri bya byihebe bikomeza kugenda bidakizwa bikizwa, ukabona ko mu by'ukuri nyine ntabwo ari uwo kurimbuka pe. Imana nimufashe imugarure mu buzima, natwe mu by'ukuri tuzajya duhora tugushima kandi tuvuga ko wakoze umurimo n'igitangaza gikomeye cyane kabisa.